Kristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Tugeze ku cyumweru cya kabiri cya Pasika, umwaka B, ku wa 11 Mata 2021. Amasomo tuzirikana, isomo rya mbere turisanga mu gitabo cy'ibyanditswe n'intumwa, umutwe wa 4, umurongo wa 32, umurongo wa 35. Zaburi tuzirikana ni 118, umurongo wa 2 kugera ku wa 4, n'uwa 16a na b kugera kuri 18, na 22 kugera kuri 24. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Yohani, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugera ku 21. Ivanjiri ni ivanjiri ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 20, umurongo wa 19 kugera ku wa 31. Impuhwe z'Imana ntabwo zigereranywa. Bavandimwe, kuri iki cyumweru cya kabiri cya Pasika duhimbaza umunsi w'impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana zigaragarije byuzuye mu mwana wa Yezu Kristo waje mu isi agakiza abantu, akababara, yakira urupfu rwo ku musaraba, akazuka ku munsi wa gatatu. Mu rupfu n'izuka bya Nyagasani Yezu turonka imbabazi z'ibyaha byacu, turonka umukiro. Izuka rya Nyagasani Yezu Kristo, Pasika, ni intsinzi ku rupfu, ku cyaha, n'inkomoko yabyo ariyo Shitani Sekinyoma. Yezu wazutse akomeje kubonekera abe. Kuri iki cyumweru cy'impuhwe z'Imana turumva ubuhamya bw'izuka rya Nyagasani Yezu yiyereka abigishwa be, yazutse koko. Ubwa mbere arabonekera Tomasi atari kumwe na bagenzi be, ariko nyuma y'iminsi 8 Yezu arongera akagaruka, noneho Tomasi nawe ahari. Burya rero igitangaje ni uko Imana itora abanyantege nke, abantu bashidikanya, abafite ubwoba, abemera babonye nka Tomasi, kandi ikabashoboza bakayikorera. Ibi bitwereka ko Imana ihora yiteguye kutwakira twese uko twaba tumeze kose, inenge twaba dufite yose. Imana ntiterwa ubwoba n'intege nke zacu, ubwoba bwacu, ibyaha byacu cyangwa ububi bwacu. Ibyifitemo gukorana n'abanyantege nke n'abanyabwoba. Imenyereye gukorana n'abantu bahindagurika, abashidikanya cyangwa abemera babonye. Natwe turi abanyantege nke. Niyo mpamvu twese abantu iyo tuva tukagera dukeneye impuhwe z'Imana. Imana ni nk'umushumba ujya inyuma y'intama kugira ngo inaniwe ayishyire ku bitugu, maze zose azigeze mu rugo nta n'imwe atakaje. Kugera mu rugo kwazo ntizibikesha imbaraga zazo, ahubwo impuhwe z'umushumba. Na Tomasi nubwo ashidikanya, Yezu ntaza kumucira urubanza, ahubwo aramwereka impuhwe ze. Indoro ya Yezu iratuma Tomasi yemera atiriwe akora mu mwenge w'imisimari. Natwe iyo twemeye indoro ya Yezu ihita iturembuza. Guhimbaza izuka rya Yezu ni uguhimbaza umutsindo w'impuhwe ze ziturembuza kugira ngo zituzure natwe. Izuka rya Yezu rirakurikirwa n'izuka rya Tomasi nyuma y'iminsi 8. Impuhwe z'Imana zikomeza kudutegereza. N'iyo duhakanye cyangwa dushidikanya, Imana ikomeza kudutegera amaboko, igategereza igihe tuzazira. Twayitera umugongo, igategereza igihe tuzahindukirira. Tutaza, ikaza kutwishakira. Yezu nawe yategereje Tomasi kugeza igihe azemerera. Imana irihangana. Uko kwihangana kw'Imana n'impuhwe zayo tubyumve nk'igishyika umubyeyi agirira umwana we, cyane cyane iyo agize ibyago. Impuhwe z'Imana rero zidusanga hose,
zigahora zitwiruka inyuma ngo tuzigarukire. Yezu abonekera Mama Faustina ku wa 14 Nzeri umwaka w'1937 aramubwira ati ndi urukundo n'impuhwe, ntacyo wagereranya n'impuhwe zanjye. Nyagasani wireka abigishwa be abahumuriza kubera icyoba no gukuka umutima. Baratinya Abayahudi kugeza ubwo bikingiranye ngo hato bataza kugirirwa nabi. Nyagasani wazukanye umubiri wuje ikuzo akabagiza atya abagwa hagati. Ikintu gikomeye abaha ni amahoro. Amahoro ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu. Nta wundi utanga amahoro yuzuye uretse Nyagasani Yezu Kristo, Nyirimpuhwe n'urukundo. Niyo mpamvu rero kugira ngo turonke amahoro atanga, turasabwa kumusanga, kumuhungiraho, tukabana nawe, tukigishwa nawe, kandi tukamwemerera akadutuma. Hahirwa abemera batabanje kwirebera. Bavandimwe, Nyagasani Yezu Kristo adusaba kenshi kumwemera. Hakaba igihe imihibikano yo kuri iyi si itabitwemerera, cyangwa tukanyurwa no kwihagararaho tugafunga umutwe. Uko yegereye intumwa Tomasi kugira ngo amumare impungenge, ni nako natwe aza dusanga ngo atwiyereke, maze tuve mu bwemera gato cyangwa mu buyobe bwa hato na hato. Aha ni hamwe usanga abantu bahinyura iby'Imana, bagatangira ngo hose ni ugusenga, ngo no mu rugo nahasengera. Twongere twibuke ko Nyagasani yasanze abigishwa be bateraniye hamwe, maze akaboneraho kubasanga. Uku guteranira hamwe kw'abigishwa ba Yezu gufite byinshi kuvuze rwose. Nyagasani we ati 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe mu izina ryanjye, mba ndi aho hagati yabo. Iyo duteraniye hamwe mu gitambo cya misa, Nyagasani aba ari hagati muri twe. Tumutega amatwi mu ijambo rye, dutora igitambo cy'Ukaristiya, tukamuhabwa kandi tugafungurira hamwe nawe. Mu kwemera gushyitse kandi kutajegajega niho Nyagasani aduha amahoro yuzuye kandi atagira ikiyahungabanya. Nitureke rero kuba abahakanyi, ahubwo tube abemezi. Hari igihe ukomeze cyangwa uko nabayeho bintera isoni, bigatuma ntegera Yezu. No kubigishwa nuko byagenze, bihakanye Yezu. Ubu baracyafite isoni n'ikimwaro, bari kwibaza byinshi. Ni nk'umuntu wagiriye undi nabi azi ko ibye birangiye, nyuma akongera kumubona ari muzima. Yezu abonekera ababigishwa, ntiyivuna yongera kubabwira byinshi kuko azi neza ko bahungabanye, ahubwo arabaha amahoro, akabahuhaho n'umwuka we, nyuma abereke n'inkovu ze. Tomasi none arahari, akibona Yezu ntamwemera gusa, ahubwo arahita yemera n'urukundo nyampuhwe rutagira umupaka rw'Imana. Noneho ahise yamamaza ukwemera kwe agira ati Nyagasani Mana yanjye. Tomasi arazutse. Iyo ugushidikanya kuvuyeho, iyo ari Imana y'abandi ihinduka Imana yanjye, uwari Yezu w'abandi ahinduka Yezu wanjye. Bavandimwe, nk'abigishwa kenshi twibona mu bwoba tukikingirana, kenshi twibona mu gushidikanya, ariko Yezu kubera impuhwe ze ntarambirwa. Iyo atubuze arongera akagaruka kugeza duhuye. Papa Francisco yaragize ati impuhwe z'Imana ziradutegereza, n'uwatinze ziramurindira ngo zimukize. Impuhwe n'amahoro Yezu yasakaje kubigishwa igihe ababonekeye ubwa mbere Tomasi adahari, ahagarukiye noneho akahamusanga, nawe arazimusesekazaho n'amahoro ye. Ese kuki Yezu yongeye kugaruka? Tomasi afite agaciro kugira ngo bigarure Yezu. Nibyo koko impuhwe z'Imana ntawuzikinga. Iyo itubuze iragaruka ikaziduha kuko idushakashaka. Byose byari rusange kuri bo. Iyo urebye amateka y'intumwa za Nyagasani Yezu n'abemera ba mbere nyuma yo gusubira mu ijuru kwe,
ubona ashimishije. Bibumbiye hamwe maze babona gukomera. Bagize imbaraga nyinshi bitewe no guhurira hamwe bagasangira byose nk'abana b'Imana. Abemera bayobowe n'intumwa ntibigeze bacika intege. Bahuzaga ibyo batunze, bahuza ukwemera, hanyuma bahuza n'ubutumwa. Nyagasani yari kumwe nabo rwose. Mu nyigisho zabo, intumwa ntizahwemye kugaragaza ko Nyagasani Yezu wazutse mu bapfuye abaha ububasha bwo gukora ibitangaza no kwigisha izuka rye bashize amanga. Ibi byose byatumaga bagaragaza ubugwaneza n'indi migenzo yose mbonezabupfura bigomba kurangwa uwamenye Imana. Bihatiraga kumva ko iteka ryose bashyize hamwe, koko abishyize hamwe Imana irabasanga. Bavandimwe, abemera bari baratsinze isi koko, nk'uko Mutagatifu Yohani Intumwa abitubwira mu ibaruwa ye twumvise uyu munsi mu isomo rya kabiri. Bari baramenye icyangombwa mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bemera Yezu Kristo wazutse kandi bemera no kumwamamaza mu migirire yabo. Bazi gukunda icyo ari cyo kandi bazi ko Nyagasani adushakaho kuba abana be, tugakundana nk'uko yadukunze. Bazi gukunda Imana icyo ari cyo, gukurikiza amategeko yayo, bayikunda kandi bemera gukundana hagati yabo. Bemera ko babana kivandimwe kandi ntihagire utunga ikiri iki, ngo byose ni rusange kuri yo. Ukwemera kw'abakristo ba mbere kutubera urugero tuboneraho natwe kwakira Yezu Kristo mu buzima bwacu kandi twemere atwiyoborere. Kugira neza ni igikorwa cy'impuhwe. Nyamara hari aho ugira neza bakavuga ko warenzwe, nyamara igikorwa cy'impuhwe gikomeza kuba cyiza nubwo cyasekwa na benshi. Inseko ntishobora guhanagura igikorwa cyiza. Mama Faustina ku wa 24 Ukuboza umwaka wa 1967 yigeze kubwira Yezu ati ngira neza bakamfata nk'utagira ubwenge. Nuko Yezu aramusubiza ati mwana wanjye, ntibikagutera ikibazo, ahubwo uzakomeze kuba umunyampuhwe ku bantu bose. Nk'uko data yantumye nanjye ndabatumye. Yezu adusaba kuba imiyoboro itazibye y'impuhwe ze. Mbahaye Roho Mutagatifu, abo muzakiza ibyaha bazabikizwa, abo mutazabikiza bazabigumana. Aya ni amagambo Yezu Kristo abwira intumwa ze abatuma. Mu isakaramentu rya penitensiya, Imana itugaragariza impuhwe zayo. Yezu adusanga aho twari twifungiranye nk'uko yasanze abigishwa be, maze akababohora. Nk'uko yavanye Tomasi mu buhakanyi bwe, natwe muri penitensiya atugira abemera, akadukiriza roho n'umubiri, tukaronka ingabire yo kubabarira kandi tukanababarirwa. Kuko Imana iba yatwumvise, natwe ihita idusaba kujya kumva abandi no kubaha ku mahoro iba imaze kudusendereza, maze abadukeneye tukabumva, aho kubabonamo umutwaro uzaduheta ibitugu, nk'uko Mutagatifu Yohani Paul wa II yabivuze mu 2002 ubwo yahaga umugisha ingoro y'impuhwe z'Imana i Karakoviya, agira ati duhamagariwe gufasha abababaye, kugarura amizero, kuko nta handi bayakura uretse mu mpuhwe z'Imana. Nitwimika kandi tukamamaza impuhwe z'Imana, ikibi kiri mu isi kizasimburwa n'icyiza. Nyagasani Yezu Kristo wizuye mu bapfuye, njye nemera ko utanga ubuzima, ugatanga amahoro n'ihumure. Uku kwemera abatagufite n'abagutaye kubera impuhwe zawe nyinshi, duha imbaraga tukwibumbireho muri byose. Nawe mubyeyi Bikira Mariya waranzwe no kwemera no kwihangana muri byose, dusabire tukwigireho kandi tukurebereho. Nyagasani Yezu nabane namwe.
Iyi nyigisho mwayiteguriwe na Padiri Nkurunziza Tadeyo, umusaserdoti wa Diyosezi ya Nyundo. Mugire icyumweru cyiza.